nyuma nibwo noneho byaje ndabyibuka aramamagara nko mu saa 3 byari nko mu saa 3 ahantu bari kubyina bino bintu ngo ni gisope wari wumva nyine igisope sinzibagira indirimbo baririmba ariko bo noneho baririmbaga izina rye hanyuma n'uwo bari kumwe hagira ngo ndi kumva nabi mupa telefone mu gukupa arongera arahamagara aravuga ku cyunkupa ndavuga nyine numva kuhuze abwira uwo bari kumwe ati niyinjije iba mu rugo ndavuga nyine ntago numvaga ko nyine yabikora ngo kimwizeye nari nkimwizeye kuko ngewe niyo yankoreraga ibintu bibi numvaga ko ari stress z'akazi kuko ibyo bintu rero nimvuga ngo byakomerekeje umutima wanjye mu buryo buhambaye kubona umuntu wakunze akumvisha amafuta arimo no uzi kumva umuntu avuga ngo gira gutya basambana yego kandi iyo gutegetse ngo ntukupe yes none arakupaga agahamagara noneho iyo nangaga kwitaba byabaga ikibazo ku buryo yatagaga kubita narangiza nkumva uganirije buryo uko yajya gusambanya abakobwa yego ibyo bishyiraga kuri telefone yes yaranyumvishaga ukabikora live akajya avuga ngo umva bimbera ihurizo sumva atari porono yakinaga ubu noneho ikintu kibabaza ku muntu nk'uwo ushaka gukomeretsa umutima wawe vuge ngo ntago yanyurwaga uzi kubona umuntu akumvishije ibyo yararimo yataha akakubwira ngo nawe yes bindi yakoraga kuri telefone agutegetse kubisubiramo yego kandi mu by'ukuri n'ubwo yagiye ntago yego no kuvuga ngo yataga saa 9 z'ijoro yego ubwo niba yatangiye ibye akabitangira ubwo saa 6 yakoraga uko ashoboye saa 9 akabageze mu rugo z'urukerera yego hanyuma mu bintu mvuga uzi kubona umuntu vuga ngo avuye gukora ibyo yarangiza ati umva nawe uvi inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze muri buno buzima nitwa Rweme Mbabazi ku buzima bwose utuyemo muri kano kanya hari igihe tujye dutura ahantu mu mitima yacu tukamara igihe kinini cyane tukamara igihe kinini mu byishimo ariko rimwe na rimwe ugasanga rugo tubyikuramo bitewe no ko hari akantu kamwe cyangwa ari umuntu umwe duhaye umwanya agasenya bya byishimo byacu nta mpamvu kugira ngo uyu munsi rero duhe ikintu cyangwa umuntu usenya ibyishimo byacu dukomeze tubeho hari n'igihe tujye twiturira ahandi hatari heza mu bitekerezo bitari byiza ugasanga tugiye kubaho muri bwa buzima navuga ngo buhora bwicuza buhora bubabaye buhora burira uyu munsi rero nkwifurije ko aho utuye uhasohoka uri kumva kino kiganiro wenda uryamye sohoka muri ibyo bitekerezo bibi maze utangire ubeho maze utangire wishime it's possible birakunda bitewe n'ibyo waciyemo hari ubwo ushobora kumva ngo ntibikunda birakunda sibyo haguruka birakunda niba ufite icyemezo cyo kwiyahura cyo kwiyanga cyo kujya mu biyobyabwenge cyo kuva mu bantu uyu munsi utangira uvuga uti no ngomba kubaho hari benshi baciye mu byo ndi gucamo ariko uyu munsi bafashe icyemezo birabahira kuki utafata icyemezo cyo kubaho kandi neza ngo urebe ko biguhira iya mahirwe uyu munsi ndi kumwe n'umudamu uri imbere yanjye yitwa Umulisa niryo zina tumuhaye Umuri tuguha ikaze mu kiganiro inkuru yanjye mwiriwe neza yego ni amahoro ufite inkuru yawe wifuje kudusangiza yego ni karibu rwose inkuru yanjye niyo mu rushako yego rwagenze neza oya
habamo ibyiza n'ibibi. byagenze gute? Nashatse 2013 ubwo nari narakundanye n'umufasha wanjye n'umutware wawe. yego Yego. umutware wanjye umugabo wawe. yego byari byiza bitangira ariko nyuma y'umwaka birahinduka. niyo mpamvu mvuga ngo hari ibyiza n'ibibi. twaje kwibaruka gusa ngarutse gatoya nakundanye nawe nyine ambwira ari umunyakuri, mbivuge ngo yambereye umunyakuri igihande kimwe. kuko yambwiraga ko ni umusore afite umwana umwe yabyaye, ngeze mu rugo usanga afite abana 3. ndavuga ok wenda nyine n'ibyawe ni ubusore bwo kuba yarakubaganye ntibibaho, nta kintu cyatuma ntabana n'umuntu kandi mukunda, kandi abana ntago baba ikibazo hagati yanjye n'umuntu nkunda. ikindi numvaga nta kibazo mfite kuko numvaga ko nta muntu nsenyeye. numvaga ko nta muntu nsenyeye kuko yagiye ababyara ku badamu batandukanye. numvaga ko rero nta mutima ushira urubanza ko wenda hari urwo nsenye, numvaga nzabishobora ahaba. nihuse rero naje nanjye kwibaruka 2015 tubyara imfura yacu, ubwo niyo mvuga 2017 tubyara ukurikiye. ariko mvuge ngo ubwo byari bicyoroshye, habagamo utuntu nyine dusanzwe ari bya bindi bisanzwe bitaremereye. 2017 rero nibwo noneho natangiye gusobanukirwa ninde ndi kumwe nawe. ubwo mbere nyine nari ndi mu mikino, nari ngitese nyine nimvuge gutyo. ariko nibwo natangiye kumenya umuntu nabanye nawe ninde. nabanye nawe nyine turi abantu bashakisha ubuzima, ntaho twari turi. ariko 2017 mvuge ngo Imana izanye ubuzima nibwo noneho nasobanukiwe ngo ninde noneho umuntu ndi kumwe nawe muri ibi bihe. nibwo natangiye kubona noneho ingeso yiwe yari murimo ntarinzi. mvuze ngo muri ibyo bihe nibwo umubyeyi umwe yanzaniye umwana, yarashatse nimwakira umwana, ndavuga nta kibazo ndamwakira. undi nawe niba barabwiranye ntabwo mbizi. undi nawe mbona arambwira ati mwakire, ndavuga ok nta kibazo mubazane. ubwo nyine nabo baba bana mu rugo, ndavuga ni byiza. hanyuma ubwo rero mu kumara kubakira nibwo noneho natangiye kubona ngo ninde ndi kumwe nawe. aribwo noneho natangiye gucanganyukirwa, ku buryo nageze igihe nkajya mvuga ngo ese uyu muntu niwe ndi kumwe nawe w'ubuzima bwanjye bwose, cyangwa naribeshye ntabwo nari nkwiriye kuba ndi aha hantu. nibwo yatangiye kumbwira ngo ngiye kukwereka uwo ndi we. iryo jambo ko ndyumva kenshi. yego. ndavuga ok ngiye kukwereka uwo uri we. rero yambwiraga ngo agiye kunyereka uwo ari we. numva nyine numvaga njye nta kintu kibi yankorera, numvaga atambabaza, numvaga bidashoboka. ndabyibuka rimwe yatashye ari kumwe n'umushuti we nko mu ma 8:00. arakomanze, kumwe uba wasinziriye gukanguka n'icyo wihuta ujya gukingura, hari igihe nyine bigoranamo. mu gukingura nkinguye nsanga we yamaze kurakara atahanye n'undi muntu. ni gute nkomanga ntuhita ukingura. ndabyibuka aribwo bwa mbere mvuga ngo nakubiswe. ibyo bintu byo byambanye ibindi ko narakubiswe ngira n'ikibazo.
kuri iryo ryinyo kuri aya menyo ni yagizemo ibibazo. Ndavuga arambwira kuki ntagomba nkeneye ko ngewe nkomanga ngo utinde gukingura. Ndavuga nyine nari nsinziriye nta bisobanuro. Okay, mumbabarire ntago bizongera. Ariko ndavuga ni wenda buriya ni nk'inzoga zibimukoresheje ntago yankora ibi bintu. Ariko ku minsi ishira mbona wa muntu nari ndi kumwe nawe ntago ari we tukiri kumwe. Mbona nyine yarahindutse kuko ni umuntu yarahindutse intare mu rugo byari umuntu mwicara mugashyira hamwe bibaye byamaze kuba ikibazo. Ndabyibuka noneho nyine mvuge ngo nari ntangiye utuntu two gukora mvuga ngo mve mu rugo murumva kuba nari maze gufata inshingano z'abana bane mvuga nti aba bana kubitaho nyine byari bigoye. Ikindi nkavuga nti hari igihe umuntu agufata nk'umunebwe nkaho udashoboye gukora ariko byibuze ugize gute nawe hari icyo wagaragaje ko ushoboye gukora. Ndamubwira arambwira toke ndabyibuka igishoro cy'750. Nanjye ndumva nari mbitse kumwe umugore nyine abaho akavuga ati wenda reka saving nta wamenya. Nari mbitse handi makeya ntangira gukora ibintu biciriritse. Mvuge ngo icyo gihe ariko nta nubwo byari biciriritse cyane warakoraga. Hanyuma muri icyo gihe noneho nibwo umuntu nyine noneho natangiye kuko we yakoreraga twabaga i Kigali uwo akajya akunda kugenda mu ntara nyine ntago yakunze kuba ari ahantu hamwe. Hanyuma rero noneho nibwo noneho byatangiye noneho birerura. Ikintu mvuga ngo cyambabaje cyane no kubona umuntu nyine nizeye ubwanjye nkavuga nti wenda ambere aho papa atabaye ntawe nzi ariko mbonye papa mbonye umuvandimwe ukomeye mbese wa muntu uhaye icyizere cyawe. Nibwo yatangiye noneho nasohoka nko mu rugo nkumva ngo hariya ngo kumuturanye n'iki avuga kumva kumuturanye wica mu nkumva nyine nkumva ndavuga ariko abantu barateranya ntago ari byo. Bakubwiye ko agiye gusambanya isoko. Yagiye mu baturanyi ndavuga ibi bintu ntago ari byo. Nyuma nibwo noneho byaje ndabyibuka aramamagara mu masaa 3. Byari nko mu masaa 3 ahantu bari kubyina bino bintu ngo ni gisope. Wari wumva nyine igisope sinzibagira indirimbo baririmba ariko bo noneho baririmbaga izina rye. Hanyuma n'uwo bari kumwe agira ngo ndi kumva nabi mupa telefone mu gukupa arongera arahamagara aravuga ku cyunkupa ndavuga nyine numva guhuze. Abwira uwo bari kumwe ati niyinjije iba mu rugo. Ndavuga nyine ntago numvaga ko nyine yabikora. Wowe kimwizeye? Nari nkimwizeye kuko ngewe niyo yankoreraga ibintu bibi numvaga ko ari stress z'akazi kuko nge numvaga ko atashobora kumpimukira mu bantu bamemukira. Ko ni ikintu nahagararagaho ni papa w'abana banje ikindi mfite abandi ndi kumwe nabo yamemukira kutese byagenze gute. Numvaga ibyo bintu bidashoboka atankurira nyine ibintu bikomeretse umutima wanjye kuko navugaga nti wenda yagira ubwoba bw'iki bw'abana byibuze tugize gute turi kumwe. Ntago numvaga ko nyine yakora ikintu cyahimukira umutima wanjye. Abwo arangije aramubwira ngo ngumva ngo tugende mu cyumba. Ubyumva kuri telefone se? Yego. Yanze kukupa. Umva byose. Ibyo byo ni ibintu atakoze rimwe cyangwa kabiri. Ibyo bintu rero nimvuga ngo byakomerekeje umutima wanjye mu buryo buhambaye. Kubona umuntu wakunze akumvisha amafuta arimo. No uzi kumva umuntu avuga ngo gira gutya basambana. Yego. Kandi iyo agutegetse ngo ntukupe. Yes. No narakupaga agahamagara
noneho iyo nangaga kwitaba byabaga ikibazo ku buryo yatangaga kubita narangiza nkumva noneho hari buryo imiryango ibidufata nkaho mvuga ngo mu mafamiye ye ntago bamfataga nk'umuntu nyine bamfataga nk'umuntu mbese udashobotse wowe se yego hanyuma ndavuga okay murabona hari uburyo nyine mu mutwe nyine utekereza mfata record bwa mbere byarabaye ndababwira nti umuhungu wanyu mwamuganirije buryo uko ajya gusambanya abakobwa yego ibyo bishyiraga kuri telefone yes yaranyumvishaga ukabikora live akajya avuga ngo umva banza wumve akambwira umva we nta kibazo nzakugurira ibi nzagukorera ibi ngibi wowe ukora ibi nibi abwira uwo mukobwa abwira uwo bari gusambana nkavuga uyu ni nde niwe siwe bimbera ihurizo sumva atari porono yakinaga ubu filime z'urukozasoni oya yabikoraga ku bushake birangiye nkarira noneho ibyo ntago byarangiriragaho buriya nyavuga ngo gushaka uri muto ni bibi yego gushaka uri mutoya nubwo benshi babishaka ariko njye ntaho nashishikariza gushaka ari mutoya kuko hari ibintu wikorera utari ukwiriye kwikorera muri ibyo bihe mu buryo nyine utafata n'umwanzuro ngo ibyo bintu bicike ubwo bakabikora agataha noneho ikintu kibabaza ku muntu nk'uwo ushaka gukomeretsa umutima wawe vuge ngo ntago yanyurwaga uzi kubona umuntu akumvishije ibyo yari arimo yataha akakubwira ngo nawe yes bya bindi yakoraga kuri telefone agutegetse kubisubiramo yego kandi mu by'ukuri nubwo yagiye ntago yego no kuvuga ngo yataga saa 9 z'ijoro yego ubwo niba yatangiye ibye akabitangira ubwo saa 6 yakoraga uko ashoboye saa 9 akabageze mu rugo z'urukerera yego hanyuma mu bintu mvuga uzi kubona umuntu vuga ngo avuye gukora ibyo yarangiza ati umva nawe nta bintu byinshi uzi kubona umuntu aza agakora nyine urumva ugeraho ukamera nk'igiti noneho yarangiza akajya kubwira ari kuranuka ibase uzi kubona umuntu nyine araje akemuye ibibazo yari afite arangije araguciriye nyine birababaza kubona umuntu nyine kubona umuntu yatinyuka nyine agacira mu myanya y'ibanga yego yego kandi mu buryo bweruye noneho utekereza inzoga y'abayanyweye ikibare naho yaragiye hose aho hantu kubona nyine umuntu atinyuka nyine byibuze atanubashye ati uyu muntu ni nka mama ahubwo akagutesha agaciro mvuge ngo ibintu byaje gukomera ku buryo twabaga nyine mvuge ngo bagiye batwinuba ndabyibuka twari tumaze mvuge ngo gutera imbere sinzi ikintu kiba ku bantu babanye mu busa bamara gutera imbere ibintu bigahinduka mvuge ngo hari ahantu yabonaga ibiraka kandi bifatika noneho nkavuga ngo mutwo nkora ndakora saving na yayanda ampereje nyine nkakora saving noneho amaze kuvuga ngo amaze kurarukanje ntago nabaga ku gatabo ka banki waga akambwira akoresha ikarita mu gihe biri ngombwa hanyuma agatabo niwe bakagendanaga kuko nyine yari yarabikoresheje byombi
buciye nyine nyambura ya karita ndavuga okay nje nago numvaga ko yakora ibintu nyine byarindi mu umuryango we mvuge ngo noneho biza gukomera cyane yaje gukorera ahantu mu ntara abayo ngira umwana wagiraga ikibazo cyo kugagara tuca mu bitaro ameze nabi nibwo nyine nahise mara kumenya ko neza ntago umuntu narindi kumwe nawe mu myaka ishize ariwe turi kumwe umwana tujye kwa muganga turamuhamagara yanga kwitaba twamaze icyumweru ataritaba telefone abizi ko umwana arwaye nanditse message nyinshi cyane ariko ntiyansubiza umwana ari kumyuka mfata ama video nohereze zimwe mu nshuti ze uzabwira umuntu ngo umwana afite ikibazo ngo yayo ni imitwe kibaza nyine uburyo wajya kuvuga ko ubeshya ko umwana arwaye kandi ari muzima ubwo ndangije umwana tuvuye mu bitaro ndavuga okay reka noneho njye kureba uyu muntu ubundi ari hehe ari mu biki cyangwa se wenda yagize ikibazo ntago namenye naragiye usanga ahantu yarari muko wagera urumvange nabajije bamwe muri izo nshuti ze bama makuru musanzeyo icyo gihe ahantu yakodeshaga nsanze ari muri gahunda ze za zindi byamanye mvuga ngo aryamanye n'uwo mugore wundi nsanga bari mu byabo ambonye ati urakora icyaha no kwihangana byarananiye numva ibintu bimaze kurenga ubwenge bwanjye nahise nsubira inyuma nirukanka ndagenda ntago natekerezaga ko byari mu masaha ya 12 n'igice ntago ntari ahantu hafi y'umuhanda wa kaburimbo ntasohotse nyine nta gutekereza nafashe umwana mushyira hasi ndangije nsohoka nirukanka mu gusohoka nirukanka izi modoka za Scania ndagenda nihagarara gutya muri kaburimbo neza imodoka ya Scania iraza ivuza amahoni reka da sinumva nyine ntago numvaga ntaza ahantu ndi ndabyibuka abasirikare bari hejuru babaraje bangeze imbere bumva sinasinze bandebye ubona ndi umuntu uri normale ariko umeze nyine wuzuye ibibazo n'amarira menshi yarambajije ngo ni igiki gitumye uhagaze mu muhanda ndambwira nahise mvuga ni wambare ukandasukaye arambaza kubera iki ni iki gitumye ushaka gupfa ndambwira ntisi ndayihaze ndambwira ndayihaze nikubona umuntu akubabaza ntakakubabaza ndayihaze kumbi undi we yaje nkurikiye ngareba ahantu ndi bukatire fata umwana akaboko abaraje aje urumva kuko bari begeranye bamnazi ibyo akora ari hafi yabo mvuge ngo ari hafi yaho kuko yakoraga mbese ni nkaho arimo yahora arimo akora makazi hanyuma baramubonye ni wowe undi nyine nta no kubaza yese amubwira ijambo ambwira kuki ubabaza umuryango wawe amafaranga uko uyafitiye ni igiki gituma ubabaza umuryango wawe ahita amusubiza ngo umva ngabo ngo wabahazi barenzwe yari umwana mwiza abarahindukiye ngo baramubaza ngo uvuze ngo baba barenzwe abantu arababara nyine uzi kubona umuntu babajwe n'ikintu kiri kuba ku wundi muntu we yahise ahindukira ahita amukubita urushyi akijya kubaza ahita amukubita urundi ambwira ngo banza ushyire ubwenge ku gihe ahita amubwira ngo umva ngo wenda wakirukanka mu bagore
nibyo ariko abagore bose ni bamwe nta tandukaniro nta hantu na hamwe batandukaniye ahantu batandukaniye ni uko uyu nguyu yaguhekeye kandi mu bibazo uyu muzabana ariko uriye mubanye mu bisubizo gusa kuki udasubiza amaso inyuma ngo ubanze utekereze neza yarangeje atamubwira ngo umva ngo ngewe ngo nta cyumba ntakoze ndaramubwira ati umugore araha n'umwana ntacyo utakoze ubwo baravuga ati wewe rero wari ugiye kwiyahura tugiye kugufunga nanjye nkamubwira nti muhana mumfungira rwose mumbarire mumpe nka side mumpe ikintu gituma mva muri iyi si kuko ndumva nuzuye agahinda n'umubabaro arantwara ngeze imbere dukubitana n'undi wari mwene wabo abarambonye ati bite mwene wa n'umugabo yego ati bite ati kuri hano ati ndabibona nta bindi nyine yavuze yahise adufata tujyana ahantu mu rugo aho yarari aranyitwicaza aratuganiriza ndabwira ariko njye ntabwo nzaguma muri ibi arambwira ihangane ibi ngibi biraje bishire vuba tutuze umutima ati ngiye kubikurikirana ni sawa bwaciye mu gitondo nitegera ntaha haciyemo icyumweru arataha mu gutaha nibwo yongeye ajya hahandi yajyaga ajya nyine bakabyina ko urumva yari afite amafaranga hanyuma asubirayo nanone arongera kuko nyine naravugaga ntibanyumve hanyuma mfata rikodi mpamagara mushiki we ndamubwira ndagushaka ndamubwira wenda mungira umusazi ngira ko ntashobotse nibyo nta kibazo ariko ntaya majwi ntago ari ya musaza wawe undi rero mu kumara kubibona ahita amubwira atumva atafite amajwi atahubwo araguteza leta ati biriya bintu ati uri gukora ntago ari byo ati twemere ko bibaho ariko urimo urarengera atari amajwi ye ati ni ikibazo mva yaraje telefone ahita yimena nari mfite umwana w'umukobwa twabanaga icyo gihe w'umukozi nkora icyo gihe nibwo yaje pe mvuge ngo yarankubise pe ndavuga nti ndakubiswe nyine yarankubise asiga ndi interi njya kwa muganga icyo gihe ndumva namazeyo nk'iminsi 3 atabaza ngo ndi he mbese atabaza nta na kimwe ko yarankubise ngira ikibazo ku mugongo biba birebire hanyuma nyuma nyine mva kwa muganga ndaza ariko ikintu yarambwiye ngo mva wowe rero ubuzima bwawe ntabwo wigeze ubabara ngo ndashaka ukubabaza ngo ukarinda ngo wowe ugapfa wishwe n'umubabaro gusa ndavuga se urampura iki ati ngenda kwanga ese kunyanga basi waretse tukabireka hagati yanjye nawe tukarekana ukamenya inshingano z'abana bawe ukaba ukwawe nkaba ukwanjye byose tukabikemura arambwira ngo nta kintu ngo ubundi se ngo wowe nkawe ngo urajyayo ngaho ugenda by'ukuri yavuga gutyo nkasanga ndatsindwa mfite hewe ndi buke ntaho nari mfite mvuga ngo ndi buke ikindi noneho ngewe sinzi ukuntu Imana yandemye yampaye urukundo rwo gukunda mvuge ngo nta ari abo bana bari bamaze kuma numvaga mbakunze none nareba ba mama wabo nkabona n'abantu ntari bubafate ngo mbasubize nareba kwa nyirakuru naho nkabona ntago ndi bufate ngo mbahereze kuko narababwiraga ni mu bafate ati se ntahari nkabura ahantu ndi bwerekeza abana ndavuga nti igisubizo cyiza n'Imana itazambaraho urubanza niba bose babagize gutya ubuzima bwa gipfubye ndabuzi ndavuga ko reka mfata abana ngumane nabo bose abo nabyaye nabo ntabyaye abana ndabakira ndavuga nti ubu nemeye kubinyuramo
nabinyuzemo ngumana n'abana none kubona abana basobanutse bo bagendaga babibona ikubitwa ryanjye ibibazo biri mu ngo byose ubwo ndavuga ngo kuri saving yari imaze gukorwa kumvuga ngo none reka dukora igikorwa kizima nge naje gushiduka nsanga saving nta n'ijana rihari ko ndabyibuka nagiye kuri banki nta n'ijana ahubwo hari 15,000 naravuze ngo ubundi amafaranga kahari kuko urumva kuko amaze guhinduka inshingano zose noneho ninjye warusigaye uzimenya nkamenya ngo abana bishyuriwe amashuri nkamenya ko bariye kuko nyine urumva sinari gukomeza ngo gusigana nawe kandi ngewe ndi kumwe nabo ninjye urebaho ibibazo biri ntago wari kubireba hanyuma ndavuze nti okay reka ngiye noneho mfata amafaranga nongere mu byo nkora ko ndi kubona amafaranga mvuge ngo ndi kubona amafaranga atagihagije muri byo ndabimubwira ati oya ibintu by'amafaranga tubireke ati mfite gahunda ati reka tugura ahantu ho kuba ati n'ubundi byo ucuruza ntacyo bikimaze nta n'ikintu bikimaze okay ati shiraho abakomisiyoneri nta kibazo amafaranga yari ari muri 20,000 n'imisago ntago yari amafaranga make icyo gihe rwose n'ubu ngo usibye ko atari amafaranga make umuntu atavuga ko ari make ubwo birarangiye aho kumva bari kumbwira gutyo amafaranga ubwo bayagereye bayirira ndavuga okay ndavuga nabonye ahantu kawantu ntago ari bisawa ngo simpakunze okay nta kibazo no finali njya kumenya ko amafaranga nta yagihari yaratashye ari muri weekend kuko ngiye yarazaga kumwuba wateguye akigera mu rugo akabageze gutya nk'ameza akareba ibyatetswe n'ibiki yarangiza akagira gutya byose agahita amena hasi niba mu gitondo abyutse kumwe akubitanye n'ikirahure ngo agiye kwibrosa yakubitaga ku gikuta ku buryo mbese nk'uri hafi aho ngo yakomerekaga hanyuma ndambwira nti ndashaka ya mafaranga tuhagure bive mu nzira arambwira ngo ya ntago mbyemeye okay amafaranga arahari okay nta kibazo niba ahari naho ndashaka kubibona ko ahari okay ati ndeka ndyame nimbyuka turagenda mutima urambwira ati ariko ikarita kari ngiriya ukabuza ipini yayo n'iki gituma utajyayo tundi wagiye ugakora nk'ibihumbi 200 ukaza ukabukareba utundi tuntu wongeramo hariya mfashe ikarita ndamanutse kuri banki ku cyuma mbikuje abana bari kumbwira ko nta mafaranga ariho bishoboka gute ndangije ndavuga ko none reka ndebe kuko amafaranga atariho ndebye nasanze kuri konti hariho amafaranga 10,000 ndazamuka ngera mu rugo ndabwira nti ndashaka amafaranga akubwo hakaba hari nimero yakomeje kumuhamagara y'umuntu ngo bitaga Mugisha ndavuga ariko se ariko uyu muntu bita Mugisha kuki utamwitaba hanyuma ubwo mba bimwe byacu nyine mbamfashe telefone ntitaba Mugisha mba namaze gukanda shyiraho parere ndabwira ni ngaho uvugana na Mugisha ye kumva numva undi ngo sheri ngo iki yego ngo sheri ngo none se ngo kwanze kunyitaba undi ngari ko ngo ndakwiyamye ngo uransenyeye ngo urugo rwanjye rusize heru ngo none urimo urampamagara urambaza iki undi arangije ahita aseka ngo uhinde urusenye
ngutiza ngo usenya urwego umutiza umuhoro ngo narawugutije rero ya papa tangiye kwisama yasandaye ndavuga ngo iki ndambwira amafaranga ari arambwira ngo ya ntayo icyo utumva ndavuga ntabwo bishoboka nibwo bwa mbere ngewe nari numvisha umuntu atuka umugabo wanjye uwo mugore yego nibwo bwa mbere numvisha umuntu atuka umugabo wanjye ngo ku kanya nahise mpamagara mushiki we araje amutuka ari kumwe na mushiki we ndavana ibi bintu ntibibaho njye nawe turatandukanye burundu noneho nta n'ikintu kizangarura imbere yawe mfashe bwa bwana bwanjye bwari ubwana bw'inkurikirane zihuse ndavuga nti ndagiye babandi nabo ati urajya hehe uradusiga turajyana babandi yabyaye ku ruhande yego ati uradusiga hano uradusigira ndi ati niwe mama niwe tuzi ko haturwanira ishyaka ndavuga ngo iki ndavuga oke mushiki we ati buretse ariko ubwo bari bataremera ngo bavuga ati uyu muntu mbese bari bataranyemera mvuge nka muramukazi wabo hanyuma umugabo ahita agenda ajya ku kazi azanamo n'abakozi bamwe na bamwe arabasobanurira situwasiyo baraza basaba imbabazi ndavuga oke nta kibazo ndavuga oke nta kibazo ndabireka hanyuma ndavuga nti biratuje birarikiye haciyemo nk'icyumweru n'igice arongera urumva noneho twa tuntu nari ndi gukora twari twamaze kurunduka tugeze kure pe arongera ndavuga birongeye yongera kujya gute ndavuga ngo yongeye kujya muri ba bandi hanyuma akajya ampamagara akanyumvisha yego ndavuga ntabwo ibi bintu ntabishobora akakubwira ati bikore nka kwa kundi yewe yarambwiraga ngo umva ngo banza wumve kuko njye nagize ikibazo nkajya nturuka i Kanombe nkaza Kacyiru n'amaguru kubera nyine ibintu numvaga noneho nageraga mu rugo ubwo niba mpavuye nko sinzi ngo baravuga ngo umuntu ngo hari ikintu cyamufata mu nzira ntacyo nabonye kuko ngiye naturukaga i Kanombe ubwo ni muri covid ariko nkaza ntago ari uko imodoka zitagendaga ahubwo kubera guta umutwe ko nageze igihe numva birenze ubwenge bwanjye nta muntu ufite ndi bubwire nta muntu ndi buganyire nta muntu n'umwe nabwira noneho n'uwo nabwiraga wese yarambwiraga turi igicucu umuntu agukorera ibyo bintu ukaguma imbere ye kucyo hagumaga bamugana ikintu rero cyatumaga mpaguma numvaga ntashaka abana banjye bakora batabona papa wabo kubera igikomere cyawe yego navugaga ko nakuze nta papa nzi kuko n'abana banjye mbavutse kubona papa wabo ndavuga ntabwo nzabikora nkumva nyine byose nshoboye kubyihanganira ariko byageze igihe bindusha imbaraga ku buryo nageze igihe kuryama sindyame ko ndabyibuka ko nagiye kwa muganga bakajya banyandikira ibinini byo kugira ngo usinzire noneho no gusinzira nasinziraga amasaha 2 ubundi nkahita nshiguka ubundi nkongera nkaba wa muntu ibitekerezo bikaba byinshi ngera ku rwego noneho bambwira ko umudokiteri umwe arambwira ati ibi binini uhora unywa ni ibyo kukwica nta kintu bizakumarira bireke iyakire ugenda usenga Imana ndavuga nzasenga Imana ntabwo ibibona ndumvaga ko Imana nyine ibibona byose iri kubireba hanyuma aza kumpa nimero y'umukansaringi mvugana nawe njyayo urumva bariya noneho bo hari uburyo ubabwira bya bindi byose mvuga gutyo ngo kuva uri umwana umenya ubwenge ndamubwira gezaho nabwo numva nta kintu bigize gute biri kumfasha najyaga nturuka Kanombe n'amaguru nkaza Kacyiru nkagera hano muri gare cyangwa nkarenga nkagera kuri rwa rusengero ruhari rw'abadive
nkahagarara nkabona kugarura ubwenge, kandi iyo nagarura ubwenge telefone sinabaga nkifite, nageraga mu muhanda kubera bya bindi byose bikangarukira mu mutwe, nkaba ndagifashe nkakubita hariya nkigendera. Ndavuga n'ubuzima bwoko ki umuntu ashobora kubabazamo undi kugera aho ashaka gupfa. Noneho nashakaga urupfu nkarubura, nkumva ikintu cyaza kikamira singaragare, ariko nanone nkagira ubwoba. Natinyaga ko abana banjye bazabaho nabi, uko narebaga ingeso papa waba afite, nareba mu miryango nkabona nta hantu na hamwe abana banjye bahagarara. Nkavuga ngo ikintu gisubizo cyiza nuko ngiye gupfira aba bana mbaho. Ubwo rero byaje kurangira, noneho mvuge ngo aho twari turi turahava tujya ahandi, hanyuma ari naho mvuga ngo ibintu byakomereye. Ukomere cyane. Mvuge ngo ubu narakomeye, ntago nkirira, suko ntayafite, ariko mvuge ngo namaze kwiyakira. Tugeze aho hantu, noneho nyine yageze ku rwego uri kubona utuye aha, undi atuye aha, ukamubona asohotsemo hariya. Kundi mugore se? Yego. Muziranye? Umuturanyi. Aho nara abakobwa baba baho. Okay, avuga okay. Nari naramaze nyine kumva ko uburibwe ari ubwanjye, ko nge narariwe, uburibwe bw'umutima buragenda burarenga, noneho nkajya numva umubiri wanjye wose uraribwa kubera kubabara. Noneho ikintu nakoraga, sinabaga numvaga nshaka ahantu najya nkavugirizayo nk'induru, namara kuvuza induru nkataha, ariko naho nahashaka nkahabura, nkavuga ntuwanyumva yaza ururi. Ikintu nakoraga, najyaga mu cyumba nkafungura radiyo, none nari mfite agatambaro k'agasume, nkagafata nkagatamira, narangiza nkafata umusego nkawubaramaho, nkawuryamaho, nubitsemo amaso, n'uyandura akaba ariho hantu nkivugiriza. Radiyo iri kuvuga, na bya bintu bituma ryajwi ritagira gute, ridasohoka. Nkavugirizamo induru, nkavuza induru, nkarira. Hanyuma uzi kubona umuntu ibyo wakoraga byose bihagarara, wamubwira ati dushake, umuntu yashaka ikindi kintu cyo gukora, ngo wowe ugiye ngo abantu barakureba. Yanageze igenda amubwanise, ni iki abantu wowe ni ikihe kintu ubona ko umuntu yandebaho n'uburibwe wowe ubwawe wanteje? Umuntu yandeba ati ngo ngo abantu barakureba, ngo umugore wese ngo uko yaba ameze kose, ngo umugabo we ari we wese ngaramureba. Ndabwira ni wowe ubitekereza kuko ari wowe ubikora. Abagabo bose ntago batekereza abagore kuko bagize gute bababonye. Ngo ntabyo nshaka. Ndabyibuka yarajyashingira umuntu twari duturanye, amushingira botike, hanyuma nza kuhanyura, mpanyuze yari ari kumwe n'abandi bantu. Ahita ahamagara ngo imva, ngo buriya nawe ngaricara ngafite umugabo, kubura ngaricara ngafite umugabo, gusa ngafite umugabo nyabaki. Ngumva ngo ngwino urebe, umuzimu urebe ngo yanjije y'umugore y'igicucu ngira atambutse. Hanyuma ndavuga, uzi kugira ubwoba bwo kunyura ahantu utaribye, uzi kugira ubwoba bwo kunyura ahantu utarishe, uzi kugira ubwoba bwo kunyura ahantu nta cyaha uvuga ngo aho hantu wahakoreye, kubera gutinya amagambo bagira gute bakuvuga. Ndabyibuka wumve ngo najyaga mpanyura nteze moto kandi hari hafi rwose no mu rugo.
ariko nahanyuraga nteze moto kugira ngo ndenge ntaza kumva ya magambo. Hanyuma byamaze igihe umuyobozi umwe aravuga ngo aravuga ngo ngewe ngo sinshaka kubana n'uriya mugore, ndashaka ko dutandukana. Urumva mbere namusabaga imbabazi, reka turere abana n'iki. Yego. Ndangije ndavuga ngo ibi bintu ntago ari byo, kuko icyo gihe bwo habayemo kese iragenda igera hejuru. Igeze hejuru nyine urumva nari napfushije umuntu muri famiye. Barambwira ngo uyu munsi ngewe ngiye kukwica, barava gushyingura uriya nawe bakujyana. No kubera nari naramaze kwiyanga naramwihuriye, araniga neza, ubwenge baragenda, urufuzi ruraza. Niba yaragaruye ubwenge sinzi, yahise ndekura. No buriya hari igihe tugira n'abaturanyi, mvuge ngo niba nabo bareba bakabona ko harambiranye, umuntu nyine akazaho kugira ngo akore ubutabazi, ahubwo agakora iki, akazaho akarwana no kurikodinga. Bo barwanye no kurikodinga ngo bari gushaka iki, ibimenyetso. Mu by'ukuri ngiye ndimo ndapfa ndimo imbere, nta butabazi, nta uhamagaye ubutabazi, kuko bumvaga ko ibyo ari gukora nanjye, kandi nanjye rwose natuje. Abararikuye ariko yatumva atuwe nakwica ureba ibyo washatse bikore. Ndavuga nti nibyo washatse bikore. Okay. Arangije arambwira tumva njye nawe turatandukanye. Ndavuga nti sawa. Barafite nyine urumva twaratandukanaga, akagenda akamara nk'icyumweru, hanyuma y'icyumweru akongera akagaruka. Ukamwemerera? Nkamwihorera, kubera ko ngewe numvaga ko nyine ndi nkeneye ko abana banjye babona papa wabo. Sinzi nyine hari uburyo ababyeyi tuba twumva nyine, hari uburyo umera igikomere wahuye nacyo ukumva ko kitagera ku wawe ukunda. Hanyuma ndabyibuka icyo gihe yaraje, amaze kuza haciyemo icyumweru, arambwira ngaje gutwara imyenda. Ndabwira nta kibazo. Sanga nakoze ibyo mu rugo byose, ndangije mfata igikapu cyiza, mpakiramo imyenda ye yose, ndagenda nshaka ikindi mpakiramo ibindi byose byari bisigaye, hanyuma mfata na matera imwe ndayizinga. Araza arambwira tumva ati narinje nje gufata ibintu byanjye. No, ngibiriyo, n'ikindi cyose ushaka muri iyi nzu ugitware. Arambwira ngo ni ngibiriya, n'ikindi cyose ushaka ugitware. Noneho umubiri bamba. Arambwira ngo uvuze. Ndavuga ni ukuri nshuti yanjye, kurira byari byaramaze gushira muri ngewe. Noneho mvuga ngo niba ari ugukomera, niba ari n'iki, numvaga ntashaka kongera kurira. Ndangije ndambwira nti ngibiriya, biterure hasigaye ugende, hari ikibazo. Arambwira ngo ibi bintu wabitekerejeho? Numva ntimaze imyaka myinshi mbitekerezaho. Aba bana niwumva ari ngombwa uzabiteho, niwumva atari ngombwa uzabireke. Ngo ninde ngo ugiye kugufasha, ngo umugabo ngo ubonye ninde? Nta handi ukatira. Nta kibazo, uwo mugabo ntagiye kumbabaza nk'uko wambabaje. Ndangije mpita mubwira nti uwo muntu usundi arahari utababaza, udafite ubugome, udasezeranya ikintu ngo arangiza yongera akihinduke. Uwo muntu abaho nk'uko wabikoze? Ndavuga okay, ntacyo, niba abaho uzamumpereze, uzamumpe, nta kibazo, nanjye nzemera buri kimwe. Ugateruye cya gikapu aragiye. Haciyemo iminsi
arongera aragaruka. Urumva mvuge ngo gushaka uri muto ni ikintu kibi cyane, mvuge ngo utarafata ibyemezo bihambaye, utaramenya kubifata pe nta kibazo cyo kwirukanka ushaka, kandi ntabwo nkubeshya ni bibi kwiruka ugashaka uri mutoya. Ubu mvuga ngo iki gihe ndi mu ubu ngubu nibwo nakabaye ndi gutekereza ibintu by'urugo. Kubera iki? Kubera ibintu nahuye nabyo muri iyo myaka. Arangije aragarutse ati hari ibipapuro byanjye by'ingenzi nibagiriwe aha, inzu ngiriye. Ko mu kugaruka agaruka, urumva nyine umuntu wagiye atekereza nyine aza kwereka ko impuhwe ku bana n'iki. Abaraje azanye abana, mvuge ngo azaniye abana utwo tuji, abana baramubonye ati papa n'iki. Araje ati none se ati tuganire, ati ibintu tubireke, ati noneho twubake, ati narahindutse, ati sinzongera, ati ubu ngubu namaze gufata umwanzuro. Urumva warawufashe. Ndabwana ubu rero namaze kumenyera, ndagenda nkaca inshuro iyo nyibonye nkakora n'abana banjye bakarya. N'ubu ngubu rwose nta kibazo, ntisingira bya bibazo byo kutaryama. Ntago nari mvuge ngo ntago nari nkigira igihe cyo kuvuga ngo sinaryamye, kuko naratangiye kumera nkaho none niyakiriye ndi mu buzima bwanjye n'abana banjye. Nta wundi muntu uri kumbwira ngo kingura bigeze izi saha, nta muntu umpamagara ngo ngumva. Hanyuma rero ubwo urumva naho twari turi nahise mpava, kuko urumva ubushobozi ntabwo nari kubona ubushobozi bwuma hahandi. Ndagenda noneho ntangira mbavuga nti ubu ngubu ngiye gutangira ubuzima bwanjye n'abana banjye. Arangije ati nkagaruka, aragiye azanye n'abandi bagabo. Ati mva, ati noneho aje gusaba imbabazi, ati ngubu gahunda, ati nuko tugiye kurera aba bana. Ariko ubwo nyine bamwe mu nshuti baramubwira ariko undi ubona utari umusazi. Umugore aricaye arimo arahiga, arimo aragira gute, wowe uricaye amafaranga urayafata ukarya. None ntacyo tubyemere. Abari abana yarababyaye, ariko se batabyaye bose uwarukiye bari nje nta numwe nigeze, kuko narebye ahantu hose. Umwe mama we ngo niba yaragiye muri Kenya, undi ngo sinzi ahantu aba yarishakiye kubafata abo bana ngo ngirirwe mbahigisha ba mama wabo, nabonye ntabishobora. None wambwiye na ubwo mvuge ngo mabukwe ntiwakakiriye abana. Arambwira ngo ya sanga papa wabo wamuhereze abana. Nawe nababwira ntimusange papa. Ati tujya he? Kari we mama, kari we tuzi. Atabandura ahandi uri kutujyana ni. Ndavuga okay, reka ntakiri inshingano. Araje asabye imbabazi, ndambwira okay sawa. Noneho ngaho tubane. Aragarutse turabane. Bako mvuga ngo kwezi kwa mbere nyine kurongeye nta kibazo. Yatahiye ku gihe, araza akamenya ibyo mu rugo. Uyu muntu ko mbona yahindutse, aza kongera kujya ahantu gukorera ahantu nyine yakoraga nyine muri ibyo bigo. Agezeyo n'ubundi nyine mvuga ngo kabaye icwende ntikajya koga ngo gake, ngo ntikajya koga ngo gake. Arongeye akajya amamagara, turi ikigoryi wowe, turi ikigoryi. Tubundi wibaze iyo wirebye n'isura yawe n'ukuntu usa, ubona ndi ku rwego rwawe. Kuri mubise cyane. Yarambwiye ngo ndi mubi, hahandi none yarambwiraga ngo ndi mubi, akambwira ngo ndanuka, nkajya ntinya kwicarana n'abantu. Kutari mubise uko turi kwibona, wowe ubona uri mubi? Oya, ntago mbizi. Yarambwiraga uri mubi, nta n'umuntu handi nyine nagiraga ipfunwe ryo kugenda
no kugenda mu modoka nagendaga ndeba ko umuntu atari kumva ko ndi kumunukira ko nyine yarambwiraga uranuka urasa nabi uri ikintu wakubona yabimbwira noneho njyewe mvuge ngo nagize stress mbyibushye ntabwo nari mbizi ko ibyo bintu bibaho njye nagize ibibazo birambyibushye nari mutoya pe muto pe uringaniye hanyuma ndagenda ndibyibuhira koko none yambwira gutyo nakwireba nko muri miruwari nkabona nanjye ndi ikindi kintu ntago ndi umuntu noneho ku buryo njye hari umumama nari nturanye nawe nkajya mwegera nkamubaza we ntago ndi kukunukira tambwira kubera icyo mbajije gutyo nkambwira ntago wumva ko nkunukira wese uranuka gute kwanuka umuntu wapfuye cyangwa ufite ikindi kibazo wowe ufite ikihe kibazo kukaraba ufite isuku usa neza nkajya nkongera nkayireba nkabona koko nanone nkabona ibyambwiye nibyo naragengera ikintu cyita kumva ko ninukira ahantu aho ariho hose ndi nkumva ko nukira umuntu noneho nagera nk'ahantu najya nko kwaka akazi nyine ureba nyine nkanjye naragendaga nakwaka nk'akazi nabwira nk'umuntu ati wampaye akazi ko kumesa yandeba ati reka ahita mvuga ntiburanda muntu ukeye niyo mpamvu anyimye akazi nkagenda hamwinginga kuko njyewe sinari gushobora kubwira n'ubu ngubu sinshobora kubwira umuntu ngo wampaye iki ko mbona mburaye ko mbona abana byanze wamfashije gutyo numva nyine ngomba kwirwanaho icyo kintu nkakibona noneho muri iyi sosiyete tubamo hari ukuntu umuntu agufata uko utari yakureba akabona ko uri umuntu ufite ariko mu by'ukuri ntacyo ufite ni ukurusha kumwaka ikiyede kandi mu by'ukuri mu rugusuze bimeze nabi we yakubona ati nta kazi gahari mabuja ndavuga abantu bajye bagira impuhwe byaje kurangira bite mutandukanye burundu mvuge ngo iki ngiki cyo mvuge ngo bijya kuba mvuge ngo ni finale yagiye gukorera aho hantu hanyuma bakora amafuti urumva hari undi muntu yari yashingiyeyo amushingira mvuge ngo business umugore nanone yego hanyuma undi yararebye aravuga ngo ubundi ni gute ibi bintu ndi bibitsindire kuko umuntu wese yishyuraga kuri telefone ye ndavuga ngo yishyuraga kuri umugabo wanjye hanyuma undi aravuga ati ubundi yinjije ni gute ubundi ibi bintu ntabisigarana aza kugenda nyine amushyiraho kese iyo kese baramufata icyo ugenda byibuka nawe ndimo mvugana nawe byari nko mu masaa 7 z'ijoro namuhamagaye nabwo umwana yari yagize ikibazo ndabwira ni wampaye amafaranga uzi kugira ngo wahamagara umuntu umwana ameze nabi akakubwira ngo buretse ndabwa wampaye amafaranga nkishyura buretse base nguhe kode wishyure kwa muganga ko hari igihe nagendaga akambwira ati zana kode cyangwa ati mpa nimero byaho yego nanjye nyine nkamuhereza aranyihorera ndabyibuka iryo joro nambwiye numva ibintu nkorera Imana izabikwitura byose ni kandi nubwo nzi ko mvuga ko Imana itanyumva cyangwa itambona ariko nzi ko imbona ndabwira ibintu nkorera wowe byose bizakugarukira namubwiye uko yagira mvuge ngo niba ari impano na bose mbona bamufunga kumva uko ndi kubirota koko baramufunze urakeye urumva umutima wanjye none wari wamaze guhena burundu sinigeze mpamagara ngo mbaze ngiye kumva numva nko mu masaa 4 mwafanda umwe arampamagaye ati biti byiza ati kutaraza ati siko numva uri mu rugo ati kutaraza nza gukora iki habaye iki kinwamenye ibyabaye ibikize ati tureguze
numva ni nta mafaranga mfite. Arabaza ngo nta mafaranga mfite, atuke yatifata moto ngewe ndakwishurira. Ntega moto ngezeyo musanga yamaze kugerayo. Hanyuma ngiye nsanga nyine ni ibintu birebire bisaba abavoka, kuko nyine hari igihe hari uburyo umuntu akubeshyera afite n'ibimenyetso kandi mu by'ukuri atari kukuri, ariko bagashaka ikimenyetso. Njye ntabwo nari nzi ko ibyo bintu bibaho. Barabirema se gusa neza akakuremera ikimenyetso gifatika, ikintu mvuga ngo icyo gihe cyamurokoye ni telefone ye. Ko nyine ntabwo ari gukora ibyo ngibyo bavugaga, abyibuza atagize abantu akamagara ngo bigaragare ko abo bantu bahamagaye. Hanyuma mbyirutsemo nibwo noneho nagize igikomere nanone mvuga ngo cyongeye kikanyica burundu. Nanyura ku bantu ngo dore wa mugore ngo bara rero ngo nuko babona ngo bicaye ngo ntibamenya kwita ku rugo, ngo ntibamenya kwita ku nshingano, ngo bara abandi uriya muntu arabishoboye ariko uriya mugabo ntashobotse. Abandi yababa we atado uzi kuryanirwa insara n'abantu utazi. Noneho ngiye nabageraga imbere mvuge ngo niba ari uko Imana yandemye, ahita mbabwira ntimwiriwe, akomeza nimuraho amakuru yanyu. Bamwe baravuga uriya muntu ateye ate, cyundi mvuge ngo bamwe mu nshuti zanjye byambaza ngo ubundi uteye uti. Ndangije ndabyirutsemo, famiye yiraje ndababwira mu byirukemo. Ubwo none haraza ati noneho nje gusaba imbabazi finale. Ubwo urumva byaje kurangira basanga kuko ibyo bintu atarigeze bikora. Ati finale ubwo mu kumufata bamufatanye na wa mukobwa wari wagize uti. Hanyuma umwavoka nari gushaka, nagombaga gushaka umwavoka wa bombi. Umugabo wawe ni Shoriki. Yego. Ibyo yagira gutya mu mavi nkumva ndi kubyibuka nkumva hageragize ni Shoriki. Uri kumva umwavoka niba yari kuguca nk'ibihumbi 250 araguca nka 700. Ndavuga okay, bife mu nzira basi ntazagirwaho urubanza. Birarangira ndabyibuka arangije ati noneho nsabye za nyuma. Ndabwaya ubwo tukiraho umugore umwe barahamagaye ahamagaye nimero yanjye, yaramuhamagaraga ngo ntiyitabe, ahamagaye yanjye atumva mada ati umugabo wa yanteye inda, ati none yanze kumfasha, ati none ndayavuyemo ndi mu bitaro. Ndangije ndabwira no niporesha ngo none ngo mfasha umubwira nyitabe. None se ntimujya guhura ndabizi ni ntabyo nzi. Ngo mva ngo wa mugore we ngo ngiye ngo byose ngo nabikoze ngo nirwanaho. Ngaho rwose ukabyara ntigumana ingaruka z'icyaha. Ntiwe mwabikoze none se ngo yango niyo hahandi ngo mbikubwiye ngo kugira ngo narwo rusenyuke. Ndabwira ntawe usenya ibyasenyutse. Ntiwenda ushobora kubaka ibyasenyutse ariko ntawe usenya ibyasenyutse. Ntuzuri gusenya iki? Ni ngaho mubwira gutunge ngo yanze kunyitaba, ngo yarambrotse, ngo nta hose, ngo niyo muhamagaye kumva ari nyangahita kupa. Aho nihangane ngo abivuga ngo ndi turi kumwe umugabo muri kumwe mushikiwe n'umugabo. Wow. Ndangije mbwira iwabo umugabo ntabwo bari baremeye ko ari mubi musaza wabo cyangwa mwana wabo ngo ko afunzwe nibwo noneho nibwo bavuze ati turakubohoye. Yego nibwo bavuze ati turakubohoye twarakubesheye. Yego bikomeza baravuze ati turakubohoye turabibonye. Twajyaga twirengagiza ariko noneho kabaye icwende nikoga
ngo niyo koze ntigacya. Hanyuma ndangije ndavuga nti okay, njye rero nta gahunda ngifitanye n'uyu muntu, nkurikije nta gahunda, ahubwo tuvugane abantu ugiye kubitaho gute, urabigenza uti, tubikore nk'abantu bakuru, tujya kubana twabanje kubyumvikana, abandi bose twabibabwiye, twamaze kwifatira imyanzuro hagati yanjye nawe, turafata imyanzuro, atoya sheri, atondekuye napfa, ati windeka, ati nukuri, ati sizongera, ubu byarangiye, ntibari ibihombo byose ndimo, aka kanya ndi gupfundikanya ubuzima, ntakabaye mpfundikanya, ibintu byose bimbanye bibi, ni ngaho mbwiza ukuri, aka kanya uri njye wakoreke, nkunda byumva nyine ngo nagukoreye ibintu njye, ariko nageze ku rwego nkajya mvuga ngo umuntu nabanye nawe ntago ari we, ahubwo ubibona abanye nawe yaragiye haza undi, kuko niba umuntu yifata akajya hafi yawe, akajya gusambanira mu maso, akaguha ukumva ibintu ari gukora, ibyo bintu nyine ni ibintu ubundi birenze ubwenge bw'umuntu, kuko njyewe nageze aho ngaho bakajya bambwira ngo ndi guhohoterwa, ariko njye ntabwo nari nagasobanukirwa ko ari ihohoterwa rwose, numvaga ari ibintu bitabaho, ariko nyuma nza gusanga kuko ibyo bintu byangiza ubwonko bw'umuntu. Kubera iki? Kuko niba ari ibintu niyo bigarutse gutya mu mutwe, ngira umutwe ntupfe gukira, kuko ngira umutwe ntukire, hanyuma amaso nayo akandya ku buryo, kuko nyine icyo gihe narize amarira menshi cyane, kuko nararize ngeze aho nkajya nkavuga nti noneho ndabiretse, uzi kwicara ukajya gutyo uri umuntu mukuru, kuko ni rwo rwego nagezemo, kandi noneho nkatinya nimbwira kanaka aranseka, ariko nukuri umuntu wese yari yaramaze kubona ko byamaze kwerura, mu gihe cyashize hari nk'abantu nagiye muhora nabo, ati ni wowe, wa muntu yaragiye, atubonye amahoro, atumeze neza, ntimeze neza, ndavuga ndi koko byibuze hari uguhumeka, mvuge ngo gutyo, yaragiye abaye aho igihe, gusa mubwire ngo nta cyiza cyo guhemukira umuryango wawe ubundi, uko byamera kose birazunguruka ariko bikagaruka. Haciyemo igihe nyine nibwo yaje, akazi kose karahagarara, urumva bya byishingikirizo byose na babandi bose yavugishaga, bamwe yambwiraga uburyo bahumura, bamwe yambwiraga uburyo bameze neza, bamwe yambwiraga bimwe yanyumvishaga, bose ku rwego n'uwo yahamagara atagira gute, tamwitaba, urumva njyewe yari yangize ubundi nk'agakizi, ni nk'agapupe kajugunya hariya mu kandi kanya ukongera ukagaterura ukagakoresha. Arangije ubuzima buramucanga kugera ku rwego yagiye mu cyaro, yicarayo, atangira kujya baza, ariko se amakuru y'abana, urumva yabazaga abantu bamwe bari banzi, amakuru y'abana ni iki, abana baba baraho, ese umugore nta mugabo arashaka, turiya mugore wawe rero nta mugabo yashaka, dukurikije ibintu ukuntu ameze ntawe yashaka, kandi koko ntago numvaga ko icyo gihe navuga ngo ngiye gushaka umugabo, byari ibintu biri kure. Hacamo igihe agaruka nyine aravuga ati narinje gusura abana, ni kabariya, mvuge ngo ntabwo nari ndi mu buzima, mvuge ngo sindi mu buzima buvuga ngo ndihagije, ariko mu bishoboka ndagerageza. Araje ati noneho twavugana, ati nkongera, ati nkagaruka, ugaruke muri aba bana, yego, ndabwira buretse ko imaze kubona kese z'abantu benshi biyahura, ndavuga ngo ntabwo nkeneye kuzaba ko nanjye niyahuye, abana banjye bagasigara gutyo,
kandi ikindi nkareba aba bana ndi kurera, nkareba ejo hazaza habo, ese wo ni hehe? Ndavuga okay, muri bike mfite nzajya ngerageza. ubwo wari ufite babana bose bane? Bose ndacyari kumwe nabo. Bose ndacyari kumwe nabo n'uyu munsi? Yego, nta n'umwe nigeze ndeka, bose narabagumanye. urefura cyane. Naravuze ngo nta kintu cyatuma mbarekura. Dusoza rero, Yego, umugabo mwahise mutandukana burundu, mvuge ngo waramuhakaniye, umuhakaniye? yego, uyu munsi naramuhakaniye. ubayeho ute? we abayeho ate mu ncamake? Uyu munsi rero nakomeje ibiraka nyine, ngenda nshaka akazi, abo mesera, rimwe na rimwe nko nafasha mu rugo, si ibintu byo guteka cyane. Yego, nibyo ngenda nkoramo. Umugabo se ameze ate? Umugabo we rero urumva nyine nawe ubuzima ntabwo bimeze neza, kuko urumva akazi yakoragamo ntago akigakora. Ikindi abantu uri kubona kenshi, hari abantu baguha akazi kugira ngo wite ku muryango, hari rero n'abantu, kandi ikindi bitewe n'ahantu yakoraga, niba abantu bita ku muryango kuruta uko we bakwitaho. Kubona rero abana be bandagaye ari ibibazo, urebye biri mu bintu byatumye asa n'iwigira inyuma. Ubaka akanya mvuga ngo nticuza cyane kuko nk'ubu ngubu baravuga ati nze vuga oya, gusa ntabwo navuga ngo ni umwanzi wanjye. Icyo cyo kuba ari papa w'abana banjye byo ndabyubaha. n'aba bana batari abawe yabyaye ba nyina ntabwo bigeze bagaruka kubareba? Nta n'ujya uhamagara. Nta n'umwe uhamagara? abana kwita mama? Yego. Ndi nge mama. Wafata gute se? Ntabwo nakwivuga ngo nivuga ibigwi, ariko ntacyo nabona ngo mbime. Icyo mfite nsangira nabo. Reka dusoze nshuti yacu, ni ukuri Imana iguhe umugisha kubw'icyo gikorwa wakoze, kwihanganira umuntu ukomeye, umugabo, papa w'abana bawe, bigeze aho ngaho bakwicagura ubuzo mu buryo nk'ubwo ngubwo, ntubone ko ari n'ihohoterwa uri gukorerwa. Yego. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ihohoterwa ryo ku mubiri. Yego. Reka dusoze tuvuga tuti inshuti, abavandimwe bo ku nkuru yanjye, mwumva uyu mudamu nubwo umugabo yamubwiye ni mubi, ni umugore mwiza cyane. Ntaho ujya ukabwira umuntu ko umugabo yakubwiye ko uri mubi bakaguseka? Bamwe nyine baraseka. ngo kuko wifuza kuba yatera iteka uyu muvandimwe, tujye dufasha bitewe n'ibibazo yego umuntu acamo, turebe tuvuge tuti muhereze kariya kantu agashaka bahati, turebe ibyo umuntu acamo tumureberere, tuvuge tuti yarababaye ntako tutagira kugira ngo ubuzima bw'umuntu runaka buhinduke. Imana dutera iteka mu bintu bitandukanye, kwifuza kuba yafasha uyu muvandimwe wacu, reka atange nimero ya telefone kugira ngo agire uko abigenza. Yihanganye igihe kinini cyane, natwe rero hari uwihanganye bikamunanira akabivamo kongera, ariko uyu munsi ukaba umeze neza, tera iteka uyu muvandimwe kugira nawe ava muri ibyo ngibyo, azagaruke hano ashima. Yego be. Nimero ya ni kangahe? 079 26 95 85 7. Yego. Abo bana nabo baratsinze, bivuga uko nguko. Bagiye segonderi? Mwagiye mu wa 4 segonderi. Ntago arabona uburyo neza ngageyo. Hari ibikibura, ariko nizeye Imana ko iri bubikore. Bizagenda. Bano ku nkuru yanjye, inshuti bavandimwe, ndabashimiye cyane kandi mwite kuri uyu muvandimwe wacu.
wabaye intwari akafasha n'abana bamukeba tubyite gutyo baje mbere urumva ko ni ibintu bikomeye cyane n'abana be kandi twizere ko nabo bana nabo bazakure bakumva agaciro ka mama wabo ari we uyu nguyu Imana baho umugisha ibarinde nitwa Rwema Imbabazi naho utaha inkuru yanjye